Banarada TV, Imana Irahari TV, Imana Irahari TV. Dufite umutumirwa imbere ya kamera nk'uko mubireba, ntago turi butinde. Uyu ni wa muntu nasengeye amaze imyaka 10 yarabuze cyangwa se yaraburiwe irengero, ababyeyi baramubuze. Murabizi yuko tukimara kumenya ayo makuru twaramusengeye aragaruka, hanyuma uyu munsi muramubona ko turi kumwe kuri kamera. Hanyuma murazi ibibazo yahuye nabyo, byari ibibazo bikomeye cyane, nawe yatwawe mu buryo bw'imyuka mibi cyangwa se bwa gishetani atari yiteguye. Hanyuma rero twari tumugaruye kuri kamera za Narada TV ndetse na kamera za Imana Irahari TV kugira ngo tubasabe mumufashe, kuko yagize ubuzima butandukanye muri biriya bihe yarari muri ariya mashamba yo hagati ya Uganda na Sudan. Ku by'ukuri yahatakarije igice kinini cyane cy'ubuzima. Uyu munsi ntago bimworoheye, murabona ko ari umuntu ageze mu bigero, yarageze ahantu yabona ubuzima akaba yakwiyubaka cyangwa se yanashaka. By'umwihariko murabona ko ari umuntu mukuru. Reka tubanze tumubwire, abasuhuze, abibwire, mumenye uwo tugiye kuganira uwo ari we. Ikaze. Murakoze. Jewe wanyita Muhoza Arsene. Yego, wa Muhoza Arsene. Muhoza Arsene. Ngira ngo abantu barakumenyereye, twakoranye ikiganiro bwa mbere na mama wawe, nyuma turakuzana kuri kamera kugira ngo abantu bakubone ubahamiriza uko byakugendekeye. Uyu munsi ntekereza ko nk'uko wabitubwiye ubuzima ntibukoroheye. Ubuzima buracyari nako kuva hariya nkigera mu rugo. Yego, ntago ndafatisha kugira ngo ndebe ko nabaho, saba ubufasha. ntabwo ibintu bimeze neza mbega muri make. Icyo ashaka no gusubira mu buzima yahoraga. Ubuzima wahoranaga mbere yuko uhura n'ikibazo nubuhe, kugira ngo twumve icyo watakaje. Mbere wakora iki? Mbere nari ndi umucuruzi. Waracuruzaga? Nabacuruzaga. Aho ugarukiye ntabwo wongeye gucuruza? Ntabwo nongeye gucuruza bitewe nuko nta bushobozi ndongera kubona. Yego. Nasabaga ubufasha. Yego. Ndebe ko nasura mu buzima bwiza nk'abandi. Ukongera ukabona igishoro, ukongera gucuruza. Bakunzi ba Narada TV, Imana Irahari TV, ku by'ukuri ntabwo byamworoheye mu buzima yari arimo imyaka 10, nubwo yagaruwe n'imbaraga z'amasengesho, ariko n'ubu ntabwo biragenda neza. Buriya ababyeyi nubwo bagutunga, ariko ku by'ukuri uri umuntu umaze kugera muri iyi myaka ingana gutya, ntabwo baguha buri kimwe cyose nk'umuntu ukiri umwana. Hari ibyo aba akeneye bye bwite kugira ngo yongere agire aho yagera. Murabona ko ari umuntu ageze mu bigero, kubaka inzu, gushaka, n'ibintu biba bitoroshe. Ariko nk'abantu muzi ku by'ukuri ibibazo yahuye nabyo nk'uko twagiye tubabwira, wowe ufite umutima w'urukundo, hari icyo wakora ku buzima bwe kugira ngo yongere abashe kubaho neza, yongere agarure igice cy'ubuzima yatakaje. So nk'abantu babonye wagaruwe n'imbaraga z'amasengesho nagusengeye, uyu munsi abantu badukurikiye hirya no hino ku isi bamaze kumenya ikibazo cyawe. Nawe ubwawe wabonye imbaraga z'Imana mu buryo wagarutse, kuko wavuze ko nawe utazi ku by'ukuri ukuntu wari waragiye, ndetse no mu kugaruka wabonye Imana ikora igitangaza. Umaze gusubira mu gihugu ubwirwa amakuru y'abantu bagusengeye. Ndi umwe mu bantu mama wawe yagejejeho icyifuzo cy'umwana yari yarabuze. Umaze kugaruka uyu munsi tukaba twicaranye kuri kamera, abantu bakubonye cyangwa se bazi uburyo imbaraga z'amasengesho zakugaruye, niki wababwira nk'abantu biteguye kuba bagira icyo bakora ngo wongere kubona ubuzima? Umuntu yagira uwo mutima, wamushimira gute? Icyo nashima ni ukubanza gukunda Imana, kuko Imana ibaho. Amasengesho niyo yatumye nongera ngaruka mu babyeyi banjye no mu Rwanda. Yego. Bishop yaramfashije cyane kunsengera, kuko yatansengera simba naragarutse. Yego. Banaraguyeho nari naragiye, bari barantwaye. Yego. Icyo mbasaba ni ukugira ngo murebe ukuntu mwamfasha uko nanjye nabaho nk'abandi bose.
Ya murakoze cyane bakunzi bacu rero ntabwo ari umuntu akibasha no kuba yavuga ibintu byinshi ubwo nukunyana tuba turimo turamufasha natwe kugira ngo umuntu yongere abe umuntu ku by'ukuri rero turabizi neza ko hari abantu bagifite umutima wa kimuntu ntabwo turi bugaruke ku bintu byamubayeho kuko twagiye tubisobanura ibiganiro mwarabikurikiye mumaze kumenya no gusobanukirwa uwo ari we rero wowe ufite umutima w'ubumuntu kuko ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo imirimo y'abera izibukwa kandi hari irindi jambo rivuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu wowe rero ufite uwo mutima reka tumusabe atange nimero kugira ngo abantu bafite uwo mutima w'ubumuntu muri bo kandi bafite umutima wo gufasha bamukandire akanyenyeri kuko nawe kubaho ntibimworoheye kandi ku by'ukuri kugira ngo umuntu aguhe ifi yakwigisha kuyiroba kugira ngo n'ubutaha azaje ayirobera kuko umuntu ashobora kugufasha uyu munsi ariko ejo ntiyongere kugufasha rero reka tumusabe atange nimero iri muri mobile money kugira ngo iriho n'amazina ye yanditse no ku mazina ye kugira ngo mwebwe mugifite uwo mutima wo kumufasha mugire gute mumufashe mwabonye ko mama we ni umubyeyi mwiza cyane ndetse w'umunyamahoro nawe agira umutima mwiza ariko ku by'ukuri nawe si umuntu yabasha kuba yagira ahageza umuntu w'umugabo umaze kungana gutya yajya kumurambagiriza ngo amukwera amutangire inkwano amwubakire n'urugo ni ibintu biba bigoye nubwo ibyo babimukorera ariko ntibazajya bamutangira rasi ya buri munsi rwose tugira umutima wo kuba twamufasha inimero yawe iri muri mobile money yanditse ku mazina yawe 072 072 29 29 91 91 36 9 iyo nimero iba ku mazina ye amazina yanditse kuri iyo mobile money ni Muhoza Arsene ni Airtel Money ni Airtel Money ntabwo ari mobile money ni Airtel Money ese reka twibutsa abakunzi bacu yuko ndagira nkuko wabonye nyina ni umusirimu nta kintu nawe wabuze ariko urabyumva nawe nk'umubyeyi wari wageze gutya agashingira umwana business kugira ngo umwana nawe azabashe gushinga rugo ahagaze neza akamubura imyaka ingana kuri y'imyaka 10 nta kintu nawe yasigaranye twabonye ko abantu bagiye bamuca ibiguzi byinshi haba abapfumu ndetse n'abandi bantu b'ibinyoma ariko Imana ikora igitangaza ntabwo rero ari ukuvuga ko mu rugo yabuze ibyo kurya ahubwo no kugira ngo tumufashe tumuremere nawe yongera agire business kugira ngo azubaka urugo umuntu ugeze ku myaka 30 30 urumva rero akwiye kubaka urugo nawe bikagenda neza cyane uvomerera abandi nawe azavomererwa udace kuri iyi nimero waca kuya mama yewe ku kiganiro cyatambutse byagenda neza cyane kuko gahunda no kugira ngo yongere asubire mu buzima bumeze neza kandi bufite icyerekezo nk'uko abanyarwanda tumenyereye kwigira murakoze murakoze bakunzi mwarimu banye natwe ngira ngo nk'uko mubyumvise si ukubera ko yabuze icyo kurya cyangwa se umuryango we utishoboye ariko nk'uko mubyumvise business bari baramushingiye kugira ngo yiteze imbere nk'umwana mu rugo yarahombye kandi umubyeyi nawe yakoresheje uburyo butandukanye amushakisha ntago byari byoroshye so rero utaca kuri Airtel Money nk'uko mwumvise yayitanze yaca kuri nimero ya mama we ngira ngo ni 0782 503 605 iyo niyo nimero ya mama we yanditseho nde yanditseho Murebwayire Beatrice akamenyetso ko guteranya 250 0782 503 Murebwayire Beatrice iba muri mobile money wahitamwo izi nimero iyo wakoresha kugira ngo ufashe uyu mwana murakoze rero nta bintu byinshi turi buvuge mwari kumwe na Bishop Abeli mu kiganiro Imana ibahereze umugisha